Kigenda cyane se ngo wowe uyobora yuko abahungu ninge kugenda ariko sheri utekereza ko naje kuwumuzamu urugo rwawe ubu se kuva covid yatangira wigeze utaha ubu se ko guma mu rugo yavuyemo wigeze utekereza no kuza mu rugo ubwo se utekereza ko ndi umugore udakeneye umugabo ariko mama Jason waje reka guteta ubwo nuziko muri ibi abakozi bagabanyije kuko utekereza yuko nyina asigaye mu kazi kubera iki fungura mugezi sheri buretse gato ari kiguye nyine dasuzari zinyishe zinyirukanseho ndazicitse ariko wari uzitwaye se yewe ntacyo nyine nari mfite inama y'ubukwe hanyuma iyo nama iza kurangira itinze nuko baba banyirukanseho niko kugera hano nyine yewe kumuri ubu nyine wabacitse ko batakwinjira hano se yewe ni amahirwe ndebera niba batakiri hanze batantegereje hanyuma nayo reka da Shanti ndakumva maze ngize amahirwe uzi ukuntu umaze iminsi mushaka ahubwo urare ture tuganira ukuntu ubukwe bwawe buzagenda umure nta kibazo kuko n'abana ntibahari mama Jason karame urabizi neza ko nkubaha sibyo kandi na papa Jason umufata nk'umubyeyi ni ukuri pe kuvogera urugo rw'umugabo ni ukuri pe sinabikora mama Jason ahubwo ndebera niba bagiye hanyuma ntaye sibyo ahubwo reka nahe mama Jason Janti yarafunze mama Jason wamfunguriye ahubwo ngwino tujye mu cyumba kugira ngo unyereke kunyubaha mama Jason ndakumva urabizi neza ko mfite ubukwe sibyo pe chingoni zamba ni ukuri pe mbabarira sinshaka guhemuka ese utekereza ko nakuri kukagenda umaze kunyumvira ubusa unsuzugure ntabwo bishoboka kuri kwimana chingoni zamba mama Jason mbabarira ni ukuri utangiye kwiyambura se mama Jason mva Janti uraza mu cyumba nkemurira ikibazo nutabikora ndahamagara abashinzwe umutekano mbabwire ko waje kumfata ku ngufu ubwo bukwe wiratana bugatuma unsuzugura burarangirira hano cyangwa usage kugukorera kuri gereza mama Jason wambabariye kuko wa mubyeyi wacu inkoni zamba kuko ntashaka guhemuka sibyo mbabarira ndakwinginze pe Janti karame mama niba ushaka imbabazi ngwino tujye mu cyumba bitabaye ibyo mbabarira ni izina ry'Imana mbabarira kose kuko wambabariye ko wambabariye Janti karame uzirinde ikosa ukoze iri hese mama byonyine kuba unkoze ku munwa ibyo ni ibimenyetso bisige ku munwa wanjye w'ibiganza byawe bigaragara ko wamfashe ku ngufu ukaniga ndetse ukamfuka umunwa kubera ko nta mbaraga afite mama Jason rero ngiye kugutegereza mu cyumba